Bakunzi bacano imbaraga z'ubugingo, Yesu ashimwe cyane. Mwami Yesu nahabwe icyubahiro aho muri hose. Ndabashoboje mu izina rya Yesu. Hanyuma nitwa Mukandengoro Laurence, sengera ADPR ya Gatenga, ndi umumama. Imana iduhana umugisha. Ngarutse hano rero kuri cano kugira ngo tuganire nanone ku ijambo ry'Imana. Imana idufashe tubashe kumva icyo umwuka abwira amatorero. Reka rero tubanze dusenge. Imana yacu, Imana igira neza, Imana isumba byose kandi Imana nyir'ububasha, turi imbere yawe Imana duciye bugufi, izina ryawe nirishyirwe hejuru muri byose. Icyubahiro kibi cyawe Yesu. Turagushimiye Mwami, waraturinze, wabanye natwe mu bihe bitandukanye, wabanye n'inshuti zacu zikurikirana cano imbaraga z'ubugingo, wabanye n'abatwegereye, wabanye n'abakure. Ni ukuri twese watubambiye amahema, none turacyahumeka umwuka w'abazima. Nuhabwe icyubahiro Mana. Tuje hano rero kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe Mwami, twamamaza ubutumwa bwiza mu mitima y'abantu. Ndinginze cyane Kristo Yesu ngo twohereze umwuka wera nk'umufasha, maze umwuka wera w'Imana arusheho gukora imirimo muri twe, kandi umwuka wera w'Imana ashyigikira ijambo ryawe Yesu. Uzaryumva wese rizamugirira umumaro kandi rizagira impinduka mu buzima bwe, ubuzima bw'umwuka n'ubuzima busanzwe. Mana, ukuboko kwawe kwiza kuzabane natwe. Urakoze, urakarama, ngaho bana natwe muri uyu mwanya, udufashe kandi uduhe umugisha, mu izina rya Yesu Kristo nsenze nizeye, amen. Mwami Yesu nashimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu maganya ya Yeremiya, ni ibice bitatu, mu murongo wa 22 n'uwa 23. Ahavuga gusaba imbabazi no kuzihabwa ni umugisha. Imana idufashe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Amaganya ya Yeremiya ibice bitatu, umurongo wa 22 n'uwa 23 haravuga ngo: nimugaruke mwabana basubiye inyuma mwe, nzabakiza gusubira inyuma kwanyu. Dore turakwitabye, kuko uri Uwiteka Imana yacu. Ni ukuri ni ubusa kwiringira gutabarwa n'ibigirwamana guturuka mu misozi miremire aho basakuriza. Ni ukuri ku Uwiteka Imana niho hava agakiza ka Isiraheli. Imana yacu ishimwe. Reka twongere dusome muri Luka ibice 15 umurongo wa 18. Luka ibice 15 umurongo wa 18 kugeza ku wa 21 haravuga ngo: reka mpaguruke njye kwa data mubwire nti, data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibikwiriye kwitwa umwana, mpaka mbe umugaragu wawe. Arahaguruka ajya kwa se. Agituruka kure, se aramubona, aramubabarira, arirukanka, aramuhobera, aramusoma. Uwo mwanya aramubwira ati, data nacumuye kuyo mu ijuru no mu maso yawe. Ntibikwiye kwitwa umwana wawe. Amen. Imana ishimwe. Ariko wenda dusomye kuri umurongo wa 23 dusomye ku murongo wa 22 nawe uraryoshye. Aravuga ngo: ariko se abwira abagaragu bati, mwihute muzane vuba umwenda uruta iyindi, mumwambike n'impeta ku rutoki n'inkweto mu birenge. Muzane
n'ikimasa kibyibushye mu kibage turye twishime. Imana yacu ishimwe cyane. Rero iri jambo navuze ngo gusaba no guhabwa imbabazi ni umugisha. Excuse me. Gusaba no guhabwa imbabazi ni umugisha. Ijambo imbabazi ni ijambo rikomeye cyane, ni ijambo risa naho rifite inyuguti nto nkeya, ariko rikomereye imitima ya benshi, rikomera mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntabwo ripfa kuvugwa n'umuntu uwo ari we wese. Niyo mpamvu rero imbabazi zituruka mu mutima ubohotse, zituruka mu mutima ufite ubutatu butagatifu, ari bwo Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera, ikaba Imana imwe. Rero imbabazi ni ijambo rikomeye, ni ijambo ntabasha gupfa gusobanura, ariko numva imbabazi ari ikintu gikenewe mu gihe gisa nk'iki. Numva imbabazi zikwiriye kutubamo. Yesu yaratubonye atugirira imbabazi. Ngo mu ijuru hari habayeho inama, Imana imaze kurakara kubw'ibicumuro by'umuntu. Imana yo yari ifashe ngo yari yicuje icyatumye irema umuntu, hanyuma urebye yari ifashe nk'umwanzuro wo kuza kurimbura ikiremwa muntu. Ubwo yari itangiye kwicuza no kuvuga ngo yari igiye no kurimbura ikiremwa muntu, ariko ngo noneho habaho umwuka w'imbabazi uri muri Kristo Yesu. Ngo noneho baravuga ngo ninde wajya gucungura uriya muntu, mbese ngo wenda nko guhabwa andi mahirwe ya kabiri. Ngo nuko ngo bareba mu bizima, bareba mu baserafi, mu bakerubi, mu bamarayika, habura n'umwe waza gucungura umwana w'umuntu. Ngo ariko Yesu aravuga ngo reka se kubw'imbabazi z'Imana ziri muri Kristo Yesu, yemera kuza kutubabarizwa, yemera gucungura umwana w'umuntu. Urumva ni imbabazi rero. Kristo Yesu rero niwe mutunzi w'imbabazi. Noneho rero abantu bityo basabwa kuri uyu munsi wa none, basabwa kwimenya no kwisuzuma, bakiyinira, bagasaba imbabazi, bakamenya aho basubiye inyuma, bagasaba imbabazi, bakamenya ko bacumuye, no kwemera no kumenya ni izindi mbaraga. Ni umwuka wera utwemeza iby'ibyaha n'ibicumuro byacu, akatwemeza ko twacumuye. Umwuka wera akagusanga akakwemeza. Noneho iyo umaze kwemezwa n'umwuka wera ko wasubiye inyuma, iyo umaze kwemezwa n'umwuka wera ko wacumuye ku Uwiteka, iyo umaze kwemezwa n'umwuka wera ko wacumuye kuri mugenzi wawe, kwamukoshereje kandi ukamubabariza umutima, iyo umaze kwemezwa n'uwo mwuka wera, bisaba yuko noneho utera indi ntambwe yo gusaba imbabazi. Naje rero kugira ngo tuganire gusaba no guhabwa imbabazi ni umugisha kandi nibwo bugingo. Imana ishimwe. Hanyuma mu maganya ya Yeremiya haratubwiye ngo nimugaruke mwebwe mwasubiye inyuma, ngo nzabababarira gusubira inyuma kwanyu. Ni umwuka. Hari indirimbo ivuga ngo umwuka arahamagara. N'ijambo ry'Imana rivuga ngo umwuka arahamagara. Ngo Imana izatubabarira gusubira inyuma kwacu. Muri make Imana ntitewe isoni, ntitewe ubwoba. Ikibazo si uko wasubiye inyuma, ikibazo si uko wakosheje,
ikibazo si uko wacumuye, ahubwo ikibazo ni uko utashaka kugarukira Uwiteka, ni uko udashaka kumenya ko wakosheje ngo usabe imbabazi. Rero abantu benshi ntibakunda gusaba imbabazi kubera ko ngo baba bumva bari kwisuzuguza, ngo yaba yitesheje agaciro. Nk'umubyeyi ngo ntiyasaba imbabazi umwana we, ariko mu by'ukuri imbere y'Uwiteka iyo wakoshereje umuntu wese ababara kimwe n'undi. Uko umuntu yakubabaza uri mukuru ni nako n'umwana muto yababara iyo umubabaje. Rero biba bisaba ko wowe wicisha bugufi ugasaba imbabazi, ukemera icyaha cyawe, hanyuma ukagisabira imbabazi. Hanyuma hakabaho iyindi ntambwe y'usabwa imbabazi kuzitanga. Imana rero idufashe kandi tugirire neza. Umukoresha ugasanga ngo ntiyasaba imbabazi, ariko abakoresha bajya bakosa, tujya dukosa, natwe abakoreshwa turakosa. Gusa gusaba imbabazi nicyo gikenewe. Ikibazo si ugucumura, ikibazo si ibyaha, ahubwo kumenya ko wakoze icyaha ukagisabira imbabazi, no kumenya ko nawe wasabwa imbabazi ukazitanga. Hanyuma rero avuga ngo nimugaruke mwabana basubiye inyuma mwe, mwabana mwe turi abana b'Imana. Ariko gukomeza kuguma mu bumana, kuguma mu by'Imana dushakamo, kuguma mu nzira yo gukiranuka bijya bitugora cyane. Rero aba bana nabo ngo baretabye, baravuga ngo turaje ngo kuri Uwiteka Imana yacu, ngo ntacyo bitumariye ngo kwiringira ubutabazi buturuka ku bigirwamana. Hari abandi nyine bacumura bakiringira ko, ntibamenye imikorere y'Imana, ntibamenye ko Imana ariyo ibatabara, ntibamenye ko ari Imana ishobora byose, ariyo ifite ububasha n'ubushobozi. Ahubwo ugasanga nyine biringiye ibindi bigirwamana, bakabyiringira bakabyizera, bakagira ngo ahari nibyo bizabatabara. Ariko aba bana ngo basubiye inyuma, baravuze ngo biragatsindwa kwiringira gutabarwa guturutse ku bigirwamana, ngo cyangwa mu misozi miremire, ngo hahandi basakuriza. Mu bigirwamana ni urusaku gusa rubayo, ni umutonto mubayo, ariko burya mu bigirwamana nta bubasha, nta mugisha bidufitiye. Ahubwo ngo ku Uwiteka honyine niho hava gutabarwa, niho hava ubutabazi. Imana ishimwe. Imana rero yinginga umuntu wese wasubiye inyuma gusaba imbabazi, kumenya ko wasubiye inyuma. Wamara kumenya ko wasubiye inyuma, mbese kutananiza umwuka wera, wa wundi uhora kwihanisha, wa wundi uhora kubwira ati nyamara uri mu nzira mbi. Nyamara kandi buriya iyo umuntu yasubiye inyuma, akenshi abibona ageze ku musozo w'inzira yaragiyemo, arimo yayobeyemo. Inzira y'ubuyobe ifite aho igarukira. Urayoba ukirukanka, ukavuduka ukirukanka mu buyobe, cyangwa se mu byaha cyangwa mu bicumuro, hanyuma ukaza kugera ku topu aho Uwiteka yashyize urugabano. Hari umupaka burya umuntu aba atagomba kurenga uko byagenda kose. None iyo uhageze rero ngo uhita umenya ko hasubiye inyuma. Rero umwuka akakwemeza, iyo amajije kukwemeza bisaba ngo nawe wisuzume, umenye neza aho wasubiye inyuma ukagwa. Hanyuma ngo Imana nayo ngo izatweza, ngo izatubabarira gusubira inyuma kwacu. Hanyuma muri Luka ibice 15 umurongo wa 18 kugeza ku wa 21 haravuga ngo nuko uyu mwana ngo aratekereza, ngo aravuga ngo kwa data hariyo abagaragu benshi, ngo kandi bose bararya bagahaga. Uyu mwana ni wa mwana Bibiliya itubwira w'ikirara. Ngo uyu mugabo ngo se yari yarababyaye ari abana babiri, ngo hanyuma umuto w'umuhererezi ngo aribwira ati reka nsabe data umugabane.
ngo nuko asaba se umugabane, ngo se agabanya amatungo hanyuma amuha umugabane umukwiriye. Ngo haciye iminsi ngo wa mwana ngo yegeranya umugabane yo yose ngo ayishyira hamwe, arangije aracika aragenda ajya mu gihugu cya kure ajya kwinezeza. Hanyuma ngo yaya bwa butunzi ise yari yaramuhaye, wa mugabane ise yari yaramuhaye arawaya. Ngo nuko rero ngo birashira, bimaze gushira ngo aterwa n'ubukene bukomeye cyane, ngo yigira inama yo kujya gushaka akazi, ngo ajya ku mworozi w'ingurube, ngo amuha akazi ko kuragira ingurube. Ngo nuko ngo ibyo kurya by'ingurube akaba ari byo biryo by'uriya mwana. Iyo twavuye mu gakiza k'Imana, iyo twasubiye inyuma, tujya turya ibiryo by'ingurube, tujya turya ibitaribwa, dutungwa n'umubabaro, tubaho tutagombaga kuba. Ntabwo tuba turi abana bazima nyine. Urumva ko tuba twavuye mu rugo twikuye mu bushyuhe bwaho no mu munezero w'urugo, wo mu rugo, wo mu muryango. Ubwo rero ni ukuvuga ngo tuba twagiye hanze mu gihugu cya kure, tuba twagiye kure y'Imana, tuba twagiye nyine mu binezeza imibiri n'imitima, ariko bitanezeza Imana ishobora byose. Noneho ngo aragenda ajya kuragira izo ngurube, ngo ibyo kurya by'izo ngurube ngo akaba ari byo biryo biba, akaba nawe ari byo biryo aryaho. Ni ukuvuga ngo rero iyo twikuye mu mbabazi z'Imana, tuba twagiye mu mivumo, tuba twagiye mu byo kwa Satani, ibyo kurya byagenewe abanyamuvumo akaba ari byo turya. Uyu muntu rero ntabwo yabasha kunezeza Imana, nta nubwo nawe ubwe yanezerwa abona arimo kurya ibiryo bitagize gute, atateguriwe. Ibiryo byose siko twabiteguriwe, ibyiza byose siko twabiteguriwe, n'imibabaro yose siko twayiteguriwe, ahubwo hari imibabaro twijyanamo bitewe no gusubira inyuma, bitewe no gucika intege, bitewe no gukunda ibintu, bitewe no kwaya, bitewe no kutamenya iwacu kwa data ahariho. Kwa data hariyo ubutunzi, kwa data hariyo ubuzima, kwa data abariyo baguwe neza, abari muri Kristo Yesu bameze neza, baguwe neza, naho amakuba n'ibyago byatera Uwiteka abakiza muri byose. Ubwo rero no uyu mwana aragenda ajya kuragira izo ngurube, nabyo biramunanira, yumva nta mahoro ahagiriye. Kandi koko nibyo, isi nta mahoro yacu idufitiye, isi nta byishimo idufitiye, isi nta munezero, isi ni ibibazo, ni inzara, ni ubukene, ni ukwaya, ni irari, ni ibyaha. Isi ni mbi. Noneho ngo arangije aratekereza, ngo aravuga ngo kwa data hariyo abagaragu benshi. Imana ifite abakozi bayo, Imana ifite abakozi b'Imana, ifite abantu baba mu nzu yayo, bayubaha, bayubahisha, bayisenga by'ukuri nta buryarya, bameze neza rwose, ntacyo bashinja Imana, nayo ibahozaho amaso kuko nibo bayubahisha mu isi. Noneho ngo nuko aranyaba ngo reka nsubire kwa data, ngo mubwire nti data, nacumuye mu maso y'Imana yo mu ijuru no mu maso yawe. Umuntu akamenya ko yacumuye ku Mana no ku bantu. Noneho ngo nuko mubwire ngo nacumuye ku Uwiteka yo mu ijuru no mu maso yawe, ngo sinkwiriye kuba umwana wawe, ngo ahubwo umpake ungire umwe mu bagaragu bawe. Umubyeyi nawe impuhwe ziramusaba, zimaze kumusaba, ngo ariko ngo mbere ngo yari yamuboneye kure, ngo aturuka hirya ngo aramubabarira. Yahise amenya yuko aje kumusaba imbabazi nyuma y'igihe kinini yari amaze atazi aho aherereye. Noneho yagiye kubonabona aratungutse, aravuga ati uyu mwana ugarutse sinitaye, sinjya no mu kumubaza, reka mubabarire, kuko buri impamvu agarutse nuko yaye
ibyo nari naramuhaye umugabane wacu tujya tukawaya, ariko Imana yo mu ijuru yo yari yaratuteguriye umugabane mwiza w'amahoro. Imana ishimwe cyane. Ngo nuko amubonera kure, ngo arirukanka, ngo aramusanganira, nuko aramuhobera. Imbabazi ziba zirabonetse. Ngo nuko aramuhobera, ngo arangije umwana aramubwira ati dawe data rwose wa mugabane wampaye narawaye, nagiye mu gihugu cya kure ndaya ndinezeza, none umugabane narawurangije. Nuko ise ibyo ntiyabyitaho, ntiyita ku cyaha umwana yakoze, ahubwo icyo yarebye ko umwana yagize umutima ugaruka, areba ko afite umutima wo gusaba imbabazi. Imana ijya ireba nimba ufite kugaruka mu mutima wawe cyangwa niba waragiye burundu. Ariko nakubwira ngo niba uri mu nzira usubira inyuma, garuka. Imana iragushaka, garukiraho. Niba warakoze ibyaha, bimenye ko wabikoze, hanyuma usabe imbabazi. Uyu mwana yakoze ikintu gikomeye, arabanza asaba imbabazi. Yagiye kugera kwa se, imbabazi zamutanze imbere. Imbabazi ziruta ibitambo. Ntacyo wabona watamba ngo ukurweho ibyaha, keretse uwemeye, keretse wihannye ugasaba imbabazi. Nicyo gitambo Imana ibigushakaho, nuko ugira ute wihana kandi ukihanira kureka, kandi noneho ugakora geste yo gusaba imbabazi. Imana ishimwe. Uwo wakoresheje cyangwa se niba wakoresheje kuyo mu ijuru, rwose Imana cyangwa n'umuntu dukwiriye kutita ku buremere bw'icyaha twakorewe, ahubwo tukita ku ntambwe umuntu yateye yo gusaba imbabazi, natwe tugatanga imbabazi. Hanyuma arutanze imbabazi, arusabye imbabazi, aruzitanze, bose babona umugisha. Imana ishimwe. Ngo nuko rero ngo umubyeyi ntabwo yigeze yita ko umwana yatwaye ubutunzi, ntabwo yitaye ku gihe amaze yarararutse, ahubwo ngo yahise amuhobera, aramusoma. Ikimenyetso kigaragaza ko amukunze, ngo nuko aramusoma. Ngo amarije kumusoma, ngo abwira abagaragu be ngo mumuzanire umwenda mwiza tumwambike. Hari imyambaro y'abantu basaba imbabazi, mumuzanire umwenda mwiza yambare, ngo mumwambike n'impeta. Mbese yongera asubirane isezerano ry'uko umwana ari umwana w'isezerano, ahubwo atari ikivume. Ngo atari ikivume, ari umwana w'isezerano, ngo yambare impeta, umwana yongere gusubira mu masezerano. Iyo umarije kugarukira Uwiteka, iyo umarije gusaba imbabazi ukazihabwa, usubizwa mu masezerano, ukurwa mu gitabo cy'urupfu ugashyirwa mu cy'ubugingo. Rero dukwiriye gusaba imbabazi, tukamenya aho twakosheje, tukamenya aho twagize intege nke, tukamenya ko twababaje bagenzi bacu, hanyuma tugasaba imbabazi. Kandi noneho natwe turabwirizwa gutanga imbabazi. Waba warakosherejwe mu buryo bumwe, waba warigeze guhemukirwa n'inshuti zawe, n'inshuti yawe wizeraga amagara, bivuga yuko rero rwose uyu mubyeyi yababariye uyu mwana, yamuhaye imbabazi atari yanamugeraho. Nukuvuga ngo rero turabwirizwa gutanga imbabazi, kabone nubwo twaba tutazisabwe. Urumva, niba umwe yakosheje akinangira umutima, ntiyumve ko agomba gusaba imbabazi, wowe wakosherejwe, uyu mubyeyi yakubera urugero rwiza rwo kubabarira umuntu ataragusaba imbabazi. Ubundi urwo ni rwo rwego Imana idushakamo, kuko Imana nayo yaduhaye imbabazi zayo, iri mu ijuru ryayo ryera. Nta na hamwe mbona ko Adamu yigeze asaba imbabazi cyangwa Eva, ahubwo bashoye urubanza. Aravuga ngo umugore wampaye ngo niwe wanteye gukora icyaha, umugore nawe ngo inzoka waremye ngo niyo yanteye gukora icyaha. Ariko Imana kuko yari umutunzi w'imbabazi, irabababarira. Imana ishimwe, ituzanira Adamu wa kabiri
wazanye ubugingo muri twebwe ari we Yesu Kristo. Rero ijambo ry'Imana rivuga ngo mubabarirane ibyaha byacu, ngo twaturirane ibyaha byacu, ngo kandi isengesho ryose Imana ishima iyo risenga umwete ngo rigira umumaro mwinshi. Rero ntabwo wasenga amasengesho utasabye imbabazi, utatuye, utamenya ikikuboshye ngo ukibohore. Ayo masengesho nta mumaro yagira, ahubwo bisaba kubanza kwaturirana, bisaba kubanza gusanga umushumba wawe ukamwaturira, bisaba gushaka mwene so wacumuyeho ukamwaturira, ukamubwira uti mbabarira, ukamusaba imbabazi, ugahabwa imbabazi. Nta cyaha Imana itababarira, nta n'icyaha umuntu atababarirwa ari mu isi, kuko tukiri muri iyi si tuba dufashe igihe mu ntambara, kandi intambara nyinshi turwana nazo ni iz'ibyaha n'ibicumuro. Izo nizo ntambara zikomeye, kuko izindi ntambara zose Imana irazirwana, ariko iz'ibyaha n'ibicumuro bisaba ko umuntu yimenya, akisuzuma, akisubiraho, akisubiramo, akamenya aho yasubiye inyuma akagwa, hanyuma noneho akagarukira Uwiteka, agasaba imbabazi abantu n'Imana. Niko uyu mwana yakoze, yasabye Imana imbabazi, asaba na se imbabazi. Hanyuma se nawe ngo amubonera kure, ngo nuko aramubabarira. Imana ishimwe, amubabarira atari yavuga. Umwana yagiye kwisobanura avuga ati naraye. Isa avuga ati mwebwe mumuzanira imyenda yambare, imirimo irahari, subira mu murimo ukore. Imana ishimwe, ongera ukore imirimo myiza izaguhesha umugisha. Amasezerano arahari, mumwambike impeta, Imana ikongera ikagusubiza mu masezerano neza. Haleluya! Imana ikongera ikagusubiza mu masezerano neza. Nta kibazo, imigisha irahari. Isezerano ryanjye kuri wowe sinzarireka, ninakuka. Imana ishimwe. Uyu mubyeyi ni nko kububwira ati ibyo wakoze byose nta kibazo, ntibikuraho kuri umwana wanjye, uracyari umwana wanjye, ndacyagukunda. Imana yacu ishimwe cyane, kandi Imana ihabwe icyubahiro. Imana rero idufashe gusaba imbabazi, kandi Imana idufashe idushoboze no gutanga imbabazi. Haleluya! Ni ibintu bibiri birwanira mu muntu umwe cyangwa se mu bantu benshi. Hari ugusaba imbabazi z'ibyaha wakoze, zabo wagiriye nabi, zabo wahemukiye, izabo watutse, izabo wasuzuguye, izabe yo mu nzu y'Imana. Aho hose Imana irakubwira ngo saba imbabazi, nurangiza nawe uzihabwe. Usabye imbabazi aziguhe. Nuba wacumuye ku Uwiteka, umenye ko ugomba gusenga isengesho ryo gusaba imbabazi no kwatura. Imana yo mu ijuru ni igushoboze. Hanyuma ubundi nyuma yaho ngo nyuma y'imbabazi nta rubanza. Imana ishimwe cyane. Rero Yesu adushoboze gusaba no gutanga imbabazi. Kandi mbabwira cyangwa se nanjye nibwira, Imana idushoboze gutanga imbabazi, kuko nitutababarira natwe ngo ntabwo tuzababarirwa, niko Bibiliya itubwira. Amena. Hanyuma iyo ari ikibazo cy'ubugingo, usaba Imana, usaba Yesu Kristo akagukiza, kuko niko yavuze ngo Pawulo yavuze, Yohana yavuze, aravuga ngo dore ntama w'Imana, dore ukiza ibyaha by'abantu. Nta wundi muntu wabasha kugukiza ibyaha atari Kristo Yesu. Nta wundi wakubabarira atari Kristo Yesu. Nta handi wahamba ibyaha n'ibicumuro atari mu maraso ya Yesu Kristo. Dore imva ya Yesu irarangaye. Niko babagore, marayika yabwiye babagore bagiye kureba imva ya Yesu, bagiye kureba ku gituro cya Yesu, ngo nuko arababwira ngo ndabizi neza yuko ari Yesu w'i Nazareti mushaka, ngo ariko dore yazutse, ngo dore imva ye irarangaye. Imana ishimwe, irarangaye kugira ngo tugende duhambemo ibyaha, duhambemo kubeshya, duhambemo uburyarya, duhambemo kamere, duhambemo kwiba, duhambemo ubusambanyi, duhambemo ubugome, duhambemo ingeso za kamere
zitavuga Imana rurema, duhambemo kwaya, duhambemo kwigomeka, duhambemo ubuzererezi, duhambemo Imana ishimwe. Muri Kristo Yesu rero yari iki kibazo cy'ubugingo byose ni naho bikemukira muri Kristo Yesu. Ariko mu buzima busanzwe yari ikibazo cyo hanze y'ubugingo, yari icyo mu buzima busanzwe bigusaba gushaka mwene so wacumiyeho, uwo mubana se wamucumuyeho, ukamusaba imbabazi, nawe abwirizwa kuziguha. Ariko bibaye byiza uri umukristo mwiza wajya utanga imbabazi, ntawe wajya ubabarira umuntu atagusabye imbabazi. Haleluya. Mubabarire namwe muzababarirwa rwose. Nkaba mbifurije gusuzuma imitima n'ibikorwa n'ibitekerezo muri sosiyete no mu buzima bw'umwuka, ukisuzuma, ukiyinira, ukamenya neza yuko utakwiringira ibigirwamana, ukamenya yuko kuwiteka ariho gusa haturuka iki? Haturuka imbabazi zihoraho. Imana yacu nishimwe. Reka rero dusenga Imana. Niba kubabarira, niba gusaba imbabazi byawe byarakunaniye, utangusengera Imana yo mu ijuru. Imana igushoboze kumenya igituma ugomba gusaba imbabazi. Igituma ugomba gusaba imbabazi ni uko uri umwana w'ubugingo, utari umwana wo kurimbuka. Niba rero ushaka umwana w'ubugingo, ugomba gusa na so Mwuka Wera, ugomba kuhusa na so Kristo Yesu. Imana ishimwe. Iyo mumarije gusa rero usaba Umwuka Wera w'Imana kugira ngo asure uwo ukwiriye gusaba imbabazi, amuganirize, amwuzuze imbabazi, hanyuma umugere imbere nawe ahita aguhobera. Imana yacu nihabwe icyubahiro cyinshi. Rero dusabe imbabazi kandi tunazitange kandi tunazihabwe. Iyo umuntu asabye arahabwa. Namuna rwose mwikwinangira, namuna rwose mwihambira abantu ngo mubahambirize kutababarira. Nimubohora abantu, nimubabarirane, mubohokane, maze musenge Imana imwe, namwe muzabona imigisha, nanjye nzabona imigisha. Ijambo rero imbabazi ni uko numvaga umwuka ari impatamo, ni uko numvaga umwuka ari kuri nsobanurira. Nawe yagusobanura kuko ijambo imbabazi ni ijambo rikomeye cyane. Nawe afite uburyo yagusobanuriramo, ariko muri aka kanya twige gusaba imbabazi. Kandi nta nubwo ari byo twitoza, ahubwo ni byiza, birakwiriye yuko iyo uri umwana w'ubugingo hatagira ikikwiriye ikirirwa cyaguhambiriye. Kuko ijambo ry'Imana ritubwira ngo turamenye izuba ntirikarenge. Izuba ntirikarenge. Ugifite icyaha wagikoreye mugenzi wawe murebana, muri kumwe, utaramubuze, rwose wige gusaba imbabazi. Nanjye nige gusaba imbabazi, kandi abo dusabye imbabazi tuzihabwe. Umumama akwiriye gusaba imbabazi, umupapa akwiriye gusaba imbabazi, ababyeyi bakwiriye gusaba imbabazi, abana bakwiriye gusaba imbabazi, abantu bose abasenga n'abadasenga bakwiriye gusaba imbabazi. Kandi twese nta n'umwe uvuyemo tugomba gutanga izo mbabazi. Imana yacu nishimwe kugira ngo tuzabone ubugingo. Kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimutababarira bagenzi banyu, njyeweho namwe ntimuzababarirwa. Ni ukuvuga ngo rero dukwiriye gusaba imbabazi kugira ngo natwe tuzababarirwe. Yesu yaratubabariye, aradupfira, aratugokera kugira ngo imbabazi ze zihoreho iteka. Imana ishimwe cyane. Reka rero dusenga Imana. Wajyaga wumva imbabazi, kumva gutanga no guhabwa imbabazi, ukumva birakugoye, ariko aka kanya ni ukuri dusenze Imana ihoraho nyir'ububasha, yabasha kugufasha gutanga imbabazi, gusaba imbabazi no kuzitanga, maze umugisha w'Imana ukatwomaho ibihe byose. Mana nziza, Mana y'icyubahiro, turagushimiye kubw'ijambo ryawe ryumvikanye mu matwi yacu. Mana, muri Yeremiya haravuze ngo yemwe basubiye inyuma nimugaruke, nimuze Yesu umwana w'Imana, ngo nimugarukire Uwiteka, ngo nzabababarira. Gusubira inyuma kwanyu
Mana we ibyadushubije inyuma ni byinshi, utubabarire mwami mu izina rya Yesu. Imbabazi zawe nizitubonekeho, utweze udutunganye, imitima yacu yinezeze mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka kuri ruba ry'ibyaha muri twebwe mu izina rya Yesu Kristo. Reka imbabazi zawe zitubonekeho Yesu, ubwiza bw'Imana bubane natwe mu izina rya Yesu. Data udusubize mu masezerano, udusubize mwami mu murimo wawe, twera kandi dukiranuka. Urakoze rero Mana, utushoboze kubabarira bagenzi bacu baducumuyeho, bagenzi bacu batubabaje, bagenzi bacu mwami Uwiteka Imana yo mu ijuru, dushoboze kubabarira kandi dushoboze gutanga imbabazi. Urakoze urakarama Yesu, ngaho imbabazi zawe nizishime hejuru y'umubabaro mu izina rya Yesu, nizishime hejuru yo kurimbuka, maze imbabazi zawe zitubonekeho mwami. Amaraso ya Kristo Yesu natubambira amahema, maze urushaho kutwumvisha no kutumenyesha iby'umwuka bwira amatorero mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze, amen. Imana ibamere umugisha. Turabasaba kujya mwumva video z'ijambo ry'Imana tuba twanyujeho hano kuri uru rubuga, hanyuma mugakora share, kadufasha kwamamaza ubutumwa bwiza. Mukora share, like, comment hasi, mutwungura ibitekerezo, kandi munakora subscribe ku muntu mushya cyangwa se utari wayikoze, kugira ngo mujye mubasha kubona amavideo yacu avuga ubutumwa bwiza. Kandi dufite telefone aho ngaho murayibonaho, no muri WhatsApp, ifite WhatsApp, mwajya mwandikaho tukabasubiza, cyangwa se mukanahamagara tukabitaba, tukabaha ubujyanama, cyangwa se tukaganira ku ijambo ry'Imana tukungurana ibitekerezo. Kandi hari na email, nabwo mwajya mwandika mukatwungura ibitekerezo. Murabe igiciro kuri twebwe, mufite ubusobanuro bwinshi kuri twebwe, kandi twebwe twese turi kumwe tukumva ubutumwa bwiza, tukungurana ibitekerezo, tugahugurana, tugasengerana. Njya mbabwiye ngo mwifuza n'ubundi bujyanama, hose communication niyo ngiyo, muraba umumaro kuri twebwe, kandi natwe tubereyeho kugira ngo dufatikanye muri uru rugendo kugeza igihe Kristo azazira agasanga tukiri mu murimo we. Turabakunda. Yesu abamera imigisha aho muri hose. Imana ibashyigikire mu byo mwerekeza mu maboko byose, hanyuma imbabazi z'Uwiteka zibabeho mu izina rya Yesu. Murakoze, turabakunda.